gutera imbere kugafata niko urubyiruko rukunda kuvuga. Gukira abantu benshi barabyifuza. Ese nawe urabyifuza? Muri iyi video tugiye kuganira ibintu umuntu akora kugira ngo atere imbere mu buzima. Ni gute umuntu atera imbere mu buzima akava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Njye ni Didier Joy. Niba rwose wifuza kwiteza imbere ukava ku rwego uriho ukajya ku rundi rwego, ndagushishikariza kureba ino video kuva itangiye kugera irangiye. Kubera iki? Muri iyi video ndabanza nkubwira ikintu abantu bibeshya ku gutera imbere. Icyo gutera imbere ari cyo mu by'ukuri. Impamvu ukwiriye kubanza kwisobanukirwa ukamenya icyo ushaka mu buzima. Noneho ndibuze kukubwira ibintu wagenda ukora kugira ngo utere imbere, ku buryo nyuma y'igihe runaka uvuye uyu munsi urebe iyi video uzaba ufite icyo wagezeho. Noneho iyi video nijya kurangira ndaza kukwereka ahantu ushobora gukura ibindi bitekerezo byinshi n'inkuru nyinshi ku bijyanye no gutera imbere. Nizere kuri buyirebe kuva itangiye kugera irangiye. Muri rusange ibintu bituma abantu badatera imbere nabishyira mu bwoko bubiri. Reka duhere ku cyambere. Aho haziye internet, ibi twita imbuga nkoranyambaga, biroroshye kwigereranya n'abandi bantu. Biroroshye kubona wa muntu utekereza ko akaze, umukobwa uhora ari kunywa amayoga, ahora ari kubyina, ahora kwereka ko yasohokeye Dubai, ahora kwereka ko yagiye mu Bushinwa, sinzi Brazil, sinzi ahantu hose isi yose yayizengurutse, yambaye imyenda y'igiciro cyinshi. Ugatekereza uti uriya yateye imbere, njye nzabigeraho ne? Cyangwa se wa musore uhora yambaye imikufi ya zahabu ahantu hose, yego ntuzi niba iyo mikufi ari ukuri koko cyangwa se ari bya bindi twita ibishinwa, ariko ugahora uvuga uti njye biriya nzabigeraho gute? Cyangwa se wa muntu uhora yifotoreza ku modoka nziza cyane, ntabwo tuzi niba zibarize cyangwa se atarize, cyangwa se niyo zaba arize, ibyo ntacyo bitwaye, ariko ibyo bituma udatera imbere kuko uhora wibaza ngo ese koko biriya nzabigeraho ne? Imbuga nkoranyambaga zongereye gutuma abantu batareba bo ubwabo, ahubwo bakareba abandi. Turaza kureba impamvu ibyo bituma udatera imbere. Ikintu cya kabiri gikunda gutuma abantu benshi badatera imbere ni abadukikije, bimwe mu gifaransa bita societe. Abantu benshi twiga ko ugomba kwiga ukava mu mashuri abanza ukajya mu yisumbuye, wamara kuva mu yisumbuye ukajya kwiga kaminuza, wamara kuyiga ugashaka akazi keza, wamara gushaka akazi keza ugashaka umugore cyangwa se umugabo, mukabyarana abana, nuko ukaba warateye imbere. Ibyo rero bituma twibaza tutese umuntu utarize ntabwo ashobora gutera imbere? Yatera imbere rwose. Kuki se gutera imbere bigomba gushingira ku kwiga? Urumva ko gutera imbere uko society byumva, uko internet byerekana si ukuri, ahubwo gutera imbere ni iki? Ngiki cyo tugiye kuganiraho noneho. Uramutse uhuye n'abasirikare bane bavuye ku rugamba, umwe akakubwira ko yari mu basirikare bari ku mirongo y'imbere afashe imbunda ari kurwana, undi akakubwira ko yari mu bari batwaye ibikoresho, atwaye imodoka zirimo amasasu n'ibindi bintu byinshi, noneho undi akakubwira ko yari umuganga wavuraga inkomere, nuko uwa kane akakubwira ko we yari ari mu batekaga ibiryo, ko yagombaga guteka ibiryo akita ku basirikare igihe cyose bari ku rugamba ntibishwe n'inzara. Muri abo basirikare bane ninde wavuga ko yatumye bagera ku ntsinzi? Ndemeza ntashidikanya ko wumva ko bose bageze ku ntsinzi. Buri wese icyo yakoze cyari gikenewe. Nguko uko rero no ku isi hameze. Ku isi ntabwo ukwiriye kurebera gutera imbere kwawe mu ndorerwamo y'abandi bantu, kuko ku isi hakenewe abaganga, ku isi hakenewe abarimu, ku isi hakenewe ba rwiyemezamirimo. Ba rwiyemezamirimo nabo bakeneye abakozi. Urumva rero ko gutera imbere ntabwo bisobanuye kuba rwiyemezamirimo. Gutera imbere ntibisobanuye kwiga ngo ube umucamanza. Gutera imbere ntibisobanuye kwiga ngo ube umuganga. Oya, buri muntu wese yaba icyo ashaka. Ntugapimire ku gutera imbere kwawe kuko society ibibona. Niba umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu akubwira ati kanaka ni umucamanza mwiza, nawe ugomba kwiga ukareba ko wazaba umucamanza. Oya, icyo si cyo gutera imbere bisobanuye. Ahubwo gutera imbere ni ukugera ku muntu wowe wifuza kuba we. Wowe urifuza kuba iki? Urifuza gukora iki? Ni iki kigushimisha? Icyo kigushimisha ese wagikora ugakomeza ukagikora niyo byaba bigoye? Ngiki cyo gutera imbere ari cyo.
Muri iyi video tugiye kuganira noneho uko wagera kuri uko gutera imbere, ukagera kuba umuntu wowe wifuza kuba we, kuba icyo ushaka kuba cyo, atari icyo abantu bashaka ko uba cyo, atari icyo ubona kuri social media. Ahasigaye rero ngiye kukubwira ibintu 9 bishobora kukugeza ku kuba umuntu wowe wifuza kuba we, uwo nguwo koko wateye imbere mu byo ushaka, atari ibyo abandi bashaka, uwo wowe wifuza kugeraho. Niba wifuza kuba dogiteri nyadogiteri wa nyawe, niba wifuza kuba rwiyemezamirimo ufasha abandi bantu akabaha akazi, icyo wifuza cyose, ibi bintu 9 bishobora kubigufashamo. Wigeze kumva umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo vuga numve irutwa nakora ndebe? Yego, nzi ko ushobora kuba warawumvise. Uwo mugani usobanura ko aho kugira ngo ujye ubwira abantu uwo ushaka kuba we cyangwa uwo uri we, ugomba gukora, wamara gukora bakakureberaho, bakakumenya, bakamenya ibyo ukora. Umugiriki wa kera w'umufilozofe b'abantu babazi ubwenge mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu witwa Aristote, yigeze kuvuga ko uburyo bwiza bwo kwemeza abantu ikintu ari ukubanza ukagikora. Ngicyo rero umuco wa mbere utuma umuntu atera imbere, kuba inyangamugayo. Umuntu utera imbere si umuntu uvuga ngo nzatera imbere. Umuntu utera imbere ni umuntu ukora ibyo yemeye gukora, umuntu utajya uva ku ijambo rye. Icyo waba ushaka gukora cyose rero mu buzima kugira ngo utere imbere, ibyo binyangamugayo. Niba uvuze ko uzakora ikintu, ugikore. Ntukavuge ibyo utazasohoza, ujye uba umuntu koko ushyira imvugo ye mu ngiro. Abantu bakumenyere cyane ku bikorwa kuruta ku magambo. Sinzi niba warigeze ugira itungo mu rugo, nk'imbwa, inkoko cyangwa se irindi tungo rigufi ryose ryo mu rugo. Wakubaza ngo umuntu n'amatungo batandukanira kuki? Wasubiza ko ari kuki? Umuntu n'amatungo batandukanira ku bwonko bafite. Ni ibintu byinshi bashobora gutandukaniraho, ariko ubwonko ni ikintu kidutandukanya cyane n'amatungo. Kubera iki? Tugira ubushobozi bwo gutekereza. Kugira ngo utere imbere rero, ugomba kwitoza gukoresha ubwo bushobozi bwo gutekereza, ukamenya gutahura ikintu abantu bakeneye, ukagikora. Reka nguhe urugero. Tekereza uvuze ngo uzatera imbere ari uko ubaye umudogiteri, ariko nta ndwara zibaho. Watera imbere utese? Wavura nde? Urumva ko buri gihe kugira ngo utere imbere ugomba kureba icyo abantu bakeneye, icyo sosiyete iri iruhande rwawe ikeneye, warangiza ukagikora. Nko ku bantu baba barwiyemezamirimo, kumenya gutahura ibyo abantu bakeneye bituma ushobora kubaha ibisubizo bishobora gutuma noneho nawe ubona amafaranga. Ngicyo rero ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo utere imbere. Jya ukoresha ubushobozi bwawe bwo gutekereza, utahura igikenewe n'abandi bantu kandi ubafashe. Ibuka, ku isi tubereyeho gufashanya. Uko ufasha abandi niko nabo bagufasha, niko utera imbere nyine. Byakugendekera gute uramutse ugiye uvuga uti ntabwo nzongera kurya ibiryo, nzajya ninywera amazi ubundi ndye n'ibyondo? Wabaho igihe kingana gute? Urumva ko rwose urupfu rwawe rwaba rukwegereye uvuze uti ntabwo nzongera kurya ibiryo, bya biryo bavuga ngo bifite intungamubiri, bya bindi bavuga ngo indyo yuzuye, sinzongera kubirya. Icyo gihe urupfu rwaba rukwegereye. Nguko uko rero no gutera imbere bimeze. Umuntu udashaka kwiyungura ubumenyi, udashaka kwiga, gutera imbere kwe biramugora. Ntunyumve nabi, kwiga cyangwa kwiyungura ubumenyi ntago bisobanuye kujya mu ishuri, ntago bisobanuye gufata ibitabo by'isi yose ukabishyira mu mutwe, ariko nabyo ni ngombwa. Icyo bisobanuye ni ukugerageza buri gihe ukunguka ubumenyi bushyashya. Umuntu wese muzahura wateye imbere uzasanga hari ibintu azi, ari ubwenge azi, agenda yiga kandi akagerageza kwigira ku bandi bantu bamuri iruhande. Jya umenya ko rero mu nshuti zawe n'abantu mugendana ugomba kureba niba bagufasha kunguka ubumenyi. Iyo uri kureba filime zigomba kugufasha kunguka ubumenyi mu rugero runaka. Gerageza no gusoma ibitabo. Gusa nanone wibuke, gusoma ibitabo no gushaka ubumenyi gusa ntacyo bimaze iyo utabishyira mu bikorwa. Ibuka, vuga numve irutwa nakora ndebe. Shaka ubumenyi kandi witoze kubushyira mu bikorwa. Ikintu rero gikunda kugora abantu kurusha ibindi mu rugendo rwo gutera imbere ni ukudacika intege, umuntu akagera ku ntego ze. Gusa dore icyo ukwiriye kuzirikana kugira ngo buri gihe utazajya ucika intege. Jya uzirikana ko agahinda
ari murumuna w'ibyishimo. Igihe cyose ushaka kugera ku byishimo, igihe cyose ushaka kugera ku ntego zawe, ntabwo uzazigeraho mu buryo bworoshye. Oya, buri munsi uba ugomba kurwana, ugakora, mbese rwose ntucike intege. Icyo gihe nibwo uzashobora kugera ku byishimo. Kugera ku byishimo, kugera ku gutera imbere ntabwo byoroshye. Buri gihe ugomba kugerageza, ntucike intege. Ikintu rero gikunda guca abantu intege ni umunaniro. Gukora birananiza, ariko kugira ngo utere imbere ugomba kumenya uko upanga ibintu byawe, ukamenya igihe ukora, igihe uruhuka, ukamenya ko gutera imbere mu buzima ntabwo biba mu mafaranga gusa. Kugira ngo urebe ko umuntu yateye imbere, ugomba kureba niba afite umuryango mwiza, niba abanye n'abantu neza. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko umuntu yateye imbere. Jya ugerageza rero, nubwo wakora cyane kugira ngo utere imbere, nubwo wakwirinda gucika intege, urebe ko ubuzima bwawe buri ku murongo. Mu Cyongereza babyita balance. Hari nta gitsikamiye ikindi, akazi kadatsikamiye imibereho yawe. Ugerageze kurwanya stress mu buzima. Ibyo bituma niyo ubonye amafaranga, niyo uteye imbere ukagera ku ntego yawe, utayigeraho ubabaye. Mu Kinyarwanda turavuga tuti umutwe umwe wifasha gusara, ndetse tukongera tukavuga ngo nta mugabo umwe, yewe nta n'umutwe umwe. Birumvikana rero ko kugira ngo utere imbere ukeneye abandi bantu. Niyo mpamvu ukeneye ko bakugirira icyizere. Ugomba kwiga rero kubakamo abana icyizere, ndetse no gukoresha neza icyizere cyabo. Burya icyizere ni nka kore cyangwa se superglue ifatanya imishyikirano y'umuntu n'abandi, kandi nibyo bintu bituma umuntu atera imbere. Nk'uko twigeze kubivuga, ukuba inyangamugayo biguteza imbere. Gushobora kuvuga ibintu uzakora, ibyo bituma utera imbere. Jya wubakamo abana icyizere rero, kandi ukomeze kureba ko rwose icyizere cyabo utagikoresha nabi. Ibyo nabyo bizatuma utera imbere. Ndizera ntashidikanya ko wigeze kumva umuntu avuga ati utazi yava ntamenye yajya. Undi akavuga ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Niyo mpamvu ino video itangira nakubwiye ko umuntu ku giti cye ari umenya aho ashaka kujya, kandi aho ashaka kujya akahajya. Kugira ngo rero umuntu atere imbere, agomba kuba afite icyerekezo. Uzi ngo ubuzima bwawe mu myaka 5 urashaka kuba bugeze, mu myaka 10 uhereye aka kanya urashaka kuba bugeze he? Icyo cyerekezo warangiza ukagihindura mu bikorwa bifatika. Ukajya ureba ngo ni ikihe kintu nakora uyu munsi ko mbyutse kigatuma iya ntego yanjye yo mu myaka 5 cyangwa imyaka 10 nyigeraho. Kugira icyerekezo, ndetse icyo cyerekezo ukagerageza kugishyira mu bikorwa, nabyo bituma umuntu atera imbere rwose. Nanone mu Kinyarwanda tujya tuvuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Ni ukuvuga ko umuntu ku giti cye ari we uyobora ubuzima bwe. Iyo utegereje ngo abandi babukuyoborere, cyangwa se ukagendera ku bitekerezo by'abandi gusa, udakurikije ijwi ryo muri wowe Imana yaguhaye ngo wiyobore, wumve ko ari wowe muyobozi w'ubuzima bwawe, ntaho ugera. Icyo nacyo jya ukizirikana niba ushaka gutera imbere. Niba ushaka gutera imbere, menya ko buri gihe ugomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa wakoze. Ntuzavuge ngo kanaka yanshutse, cyangwa ngo Satani yari yanshutse nuko nkora ibi n'ibi. Impamvu nananiwe kureka ubusinzi, impamvu nananiwe kureka ibiyobyabwenge, erega ni Satani. Oya, umugabo arigira yakibura agapfa. Ni ukuvuga ko wowe ku giti cyawe nta wundi muntu ushobora gutuma utera imbere. Wowe wifitemo ubushobozi bwo gutera imbere. Bukoreshe rero, ureke gushyira amakosa ku bandi bantu, ureke gushyira bitagenze neza kuri Satani. Oya, ni wowe ku giti cyawe, jya wirengera ingaruka z'ibikorwa ukora, ibyo bizatuma utera imbere. Ikintu cya 9 rero abantu benshi tutumva kimwe ku bijyanye no gutera imbere ni amafaranga. Wigeze kumva abantu bavuga ngo amafaranga ni mabi, ngo amafaranga ni amabyi ya Satani, ngo amafaranga ni umuzi w'ibi byose.
nkubwije ukuri baba babeshya. Impamvu baba babeshya ni uko n'ababikubwira iyo bamaze kubikubwira barayagusaba unayabahaye ntibayanga. N'abapasiteri bakubwira ko gushaka amafaranga ari bibi barahindukira bakakwaka amaturo kandi baba bagenda muri vewiti nziza cyane, cyangwa se bakakubwira ko amafaranga ugomba gutanga bagomba kuyakodesha mu rusengero rwiza ariko rumanitseho ifoto yabo. Urumva ko amafaranga atari mabi. Ugomba rero kumenya amafaranga, ukamenya uko umuntu akoresha amafaranga, uko umuntu yinjiza amafaranga. Ese kuki abantu bamwe barinda basaza ari abakene kandi barakoze cyane abandi bagakira? Ibyo ni ibibazo ukwiriye kumenya ku bijyanye n'amafaranga kandi ukiga gucunga amafaranga yawe. Ibyo tuganira rero muri iyi video ndetse n'ibindi bintu byinshi bijyanye no gutera imbere n'amafaranga nk'uko nabikubwiye ushobora kubisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Didier Joye. Wibuke gukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Ciao ciao, bye bye.